naramubwiye nti wowe uri umupagani wakwemera ko hejuru y'urusengero hajya rogi nazo zandagaswi muri terime z'abantu bo ku mihanda nimureba akabari hariho icyapa cya Mitsingi ntabwo ari Heineken because it's not class. Yagarutse gukorera he ko nta rusengero afite. Ikintu cyo kuvuga ngo araza gutuma media zose zatake Scoville seriously ndagira ngo mbabwire uretse nawe wenda urikoresha amagambo aremereye kuko yaravuze ngo yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu we ni wumva aremereye please va mu nzira bafite intege bikora wanyanganiye gato yasabye usukareka hashize icyumweru muvuga ncecetse cyane ko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo ntabwo ari mu babutanga Rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi ninsanga hari abantu arimo kwinika mu kiyaga avuga ngo yababatije nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku ubwami bw'Imana si wowe ubutanga iki gihugu nkirimo tari we wakimpaye kuri iyi si ntinyi ibintu bitatu kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza ariko icyitwa ngo impamvu mvuganya ugira utya ngo ni ubugore cyo gihagarike kuko intambara narwana ku bugore bwanjye mu Ruhango cyangwa Muhanga kuvuga ko ntavuze akarere neza kuko sinari mu kiganiro ngo mbe nateguye naganiraga n'umuntu kuri telefone ararikodinga arajyana kuko yari yambwiye ngo kumvugaho n'uwo mupasiteri nawe utaramenywa bituma bazamura abantu babakurikira kuko umuntu ubonye ifoto yanjye n'izina aza kumva icyabaye umwana ndanamubwira nti nta kibazo ariko ujye ugerageza mu byo ukora hatazazamo amakosa kuko nuzamuka ntacyo bizantwara ariko ntigeze ambwira ko ibyo urugero muhaye agiye kuri coding kuko yaranambaje ati wabigenza ute ndanamubwira nti mu gihe hari umupasiteri uvuga ibi ntukange kubyumva ariko jya umubaza ibibazo bituma abasha gutanga ibisobanuro byuzuye nk'umunyamakuru ntabwo bizakuza ko abantu bagukurikira ga yarandi codinze aragenda ara playing ashyira Rugagi nawe aza gukora comment ibinyamakuru byinshi biravuga mutuma gukora iki ko twagana nkamubwira nti urugero yego ndarumuha urusengero rurimo akabari Sanjaka yari conversation yo kuri phone nyanga kwaraganiraga wait moment ko babujije abantu kuvuga bacecetse nawe yego umurange na none kuganira njye naganiraga n'umuntu kuri telefone ntabwo nazaga kubisoma nk'usoma amakuru ku buryo mvuga itariki n'isaha nti Muhanga waza kuvuga ko ari mu Ruhango beta icyo twita inkuru cyangwa umurenge na shyano riba ryabayeho nta kibazo icyaka bigewe ndi umunyamakuru wait niba hano hari umunyamakuru inkuru ntabwo byari akarere inkuru yari ahantu n'ikihabera muri iriya voice yanjye nanabwiye uwo mwana kuri telefone cyangwa umugabo sinzi uko angana usibye ko iyo ijwi ry'uryumva wumva ari nka muto naramubwiye nti wowe uri umupagani wakwemera ko hejuru y'urusengero hajya rogi nazo zandagaswi muri terime z'abantu bo ku mihanda ku ruhande hajya akabari nimureba akabari hariho icyapa cya Mitsingi ntabwo ari Heineken because it's not class. Aho hantu we wahashyira urusengero bituma nuko ntabimubwiye ariko mwereka mbibabwire Dr. Yustana ni senateri niwe wayoboraga RGB abapasiteri bavuze bati ko muvuga mu isengero zirasakuza utubari two ntidusakuza yabahaye urugero rwiza aravuga ati koko abakozi b'Imana mukwiye kugereranya standard zanyu kutubari none Rugagi mu byo avuga navuze ko afite Range Rover mu 2018 cyangwa 9 iyo nkuru yaranditswe ku kinyamakuru Igihe ikibazo cyanjye cyabwiraga uwo twavuganaga namazaga ngo niba arwanira umurimo w'Imana yarakwiye gutunga Range Rover ataratunga inzu y'Imana. Bibiri ivuga ngo ni ihema ry'ibonaniro hari iryo afite. Ndongera ndavuga ngo umushumba usiga intama zitatanya akagenda yitwa umushumba yasize insengero zose mu Rwanda ze zimaze gufungwa ajya muri Canada. Ngewe Scovia ni nk'ukuntu twavuga ngo mu Rwanda abantu bashonje abana banjye nk'abasiga havuga ngo leta izabagaburire muzampamagara izina muzita Scovia umubyeyi cyangwa nzitwa Gito. Naganiraga n'umuntu kuri telefone mu buryo buri professional bw'umwuga ntabwo nari kuri radio
ariko kuko yashatse yabisohoye ndimo ndamukotinga kuko yahisemo ko bijya hanze. Ibyo muri Canada yarabisobanuye ariko Scoville Yari yagiye gukora iki? Uwezo mutinga mic yawe. yavuze yuko bari bamuhaye transfer. Buretse transfer nande. Transfer nande niba mwese muri hano. Nimukore research. Kuki yavuye muri Canada akagaruka mu Rwanda? Ninde wamuhaye transfer? Yagarutse gukorera he ko nta rusengero afite? Yaraje akoresha igiterane igahanga. Icyo gihe bwo nari mu kiganiro ndavuga ngo insengero zose zafunze. Aje gukoresha igiterane baraturaga. Nababwira aho amaturo batoye igahanga yayajyanye bayakoresheje iki? Iyo kuvuga ngo kuri konta y'urusengero rwe ntago havaho amafaranga agera yose. Nta nubwo bindeba. Ngewe ndavuga sinjya mvuga umuntu person. Navuze Rugagi nk'umuyobozi w'itorero. Itorero ririmo abaturage b'igihugu. Ngewe nkaba umunyamakuru uvugira muri icyo gihugu. Nubwo mwenda mwavuze ngo namuhaye space yo gutuma abantu bamenya ko agaruka kuko nta muntu waruzi ko ari Kigali. Nubu nimuza kureba ibi murimo mureba ntimuzatungurwe nuko muri za Christmas ashaka gutegura concert ari nacyo mbaza leta. Umuntu isengero mwafunze mugasanga tujuje ibisabwa asubira muri aka kazi ate online cyangwa handi kandi nabwo afite ibiva ku baturage bijya muri zone arimo ntitaye kari ubifata cyangwa undi. Yabwiye ikinyamakuru igihe ko amaze ejo bundi mu ruhango yabatisha abantu basaga 150 ingahe yababatije atatagira itorero atemerewe gukora mu gihugu. Niba Bibiliya ayemera nk'igitabo ntibavuga ngo tugandukira abatuyobora niba bamuhagaritse kuki yongeye agakora. Ikintu cyo kuvuga ngo araza gutuma media zose zatake Scoville seriously ndagira ngo mbabwire yaba bantuka yaba barimo kundwanira namwe mu mutuka mwese muri munarwana intambara y'ubusa. Am journalist azakora ikidakorwa uretse nawe wenda urikoresha amagambo aremereye kuko yaravuze ngo yewe ndimo ndavuga uko numva ibintu we ni wumva aremereye please va mu nzira bafite intege bikora. Wanyanganiye gato yasabye usukareka Sanja wimuca mu ijambo ihangana. Please mbabarira ukabyara we reka wait hashize icyumweru muvuga ncecetse Scoville icyumweru pasiteri wawe mwabanaga muri Canada avuze icyumweru ncecetse. Class wori kumbanga umuntu uri kumbangamira ni umuntu bita Class nawize ko hose ari kunyihanganira ninjya kubaza Mutesi ujye unyihangana agiye mubaze uri kumva agiye ndi kumucanga oya ndi gushaka kubaza igihe kiri ngombwa. Mutesi Scoville unyihanganira gatoya ndabizi ko petetre utari buze kuza kumvikana nanjye ari kunyihanganire ndaza ngombwa ndakureka uvuge pe urimo turaganira hano kandi si ngombwa ko twumva ibyo nibyo ngombwa byo nibyo nemera niyo demokarasi. None se Scoville umugabo bita Rugagi ariwe bishop urusengero bitangwa ni Redeemed Church rwitwaga now it's not taruka okay. Yaratubwiye ngiye kukubwira amagambo yatubwiye ngiye nari mpari tuganira nawe hari kwa Godfather turi kuri space yiwe je namaje nibibazo mwiri cyaze iyo space nubwo ntayumvise wiyitusubira ngo mwiri cyo mubajije cyangwa je namubajije bino bibazo bya mbere namaje afite gahunda y'urusengero cyangwa afite urusengero atubwira ati twari dufite plan yo kubaka urusengero tugiye gushaka ahantu ikibanza urumva noneho dufite igishushanyo mbonera cyo kuzubaka urusengero ubyumva ubuse ko kuzubaka ibintu bifite ishuri ry'incuke cyangwa primaire cyangwa uri kumva primaire na gardien umuntu wese akazana ko afite urusengero nyine bafite urusengero nyine rwa Redeemed Church zubaka uri kumva muracyamwumva Sanjakera yego bari kumva bamanutse turamwumva neza cyane ya hanyuma bikaza kuba ngombwa ngo wowe nka Mutesi nk'umuprofessionnel sibyo wagombaga urabizi kubera ntabwo kumvise nagombaga ahubwo kugira ngo
Sanja wari wacitse Nyunganira. wakumva professional nagombaga Kumwegera nk'ukuntu ujya usanga abandi bantu bose ushaka kubaza ibibazo, ahubwo ukaza kuza kubishyira mu kinyamakuru hanze, donc ukaza kuza nko kumwataka. Ubu batubwiye ko ari umunyamakuru mwaganiraga nawe ku ruhande, akabiri coding akabimushyira. bakabipublishinga. Yego, ndakumva pe, sibyo? Ariko byasaga nkaho, kuko numvaga jewe ibintu uriya munyamakuru yerekana yumvishaga abantu, mubaze ngo ngwese, iyo bibaye ngo mubaze ngwese, biba birimo nkaho uri kumutuma. Ibyo bintu babivugaho iki mute? Umva mbanze mubwira icyambere. Ngewe sinshobora Rugagi kuko nge nawe mu byo dukora huriyeho. Okay. Icya kabiri, ntabwo Rugagi ari we mvuze muri iki gihugu n'ikindi wakoze ibidakorwa, kandi mu gitondo abantu bakaza gusanga atari byo. Ndasubira ku cyo inkomoko y'icyatumye mvugana n'uwo munyamakuru ntamenye izina rye nakuye nomero kuri ntuza ye. Yavugaga ngo natumye bafunga insengero. Kuri jewe I'm proud niba ibyo navuze ku nsengero bidahwitse byaratumye bazifunga. Ndacyari umunyamakuru, nishimira kuba we uko bimeze niba ariko byagenze. Niba koko bitarahuriranye cyangwa leta ikumva inkuru za y'umunyamakuru Scovi yagize neza. Icya kabiri, kuba afite igishushanyo mbona cyangwa atagifite, ntabwo nshaka kumenya ibyo, nuko icyo nzi nta rusengero afite mu Rwanda, nawe arabyemera kandi ibyo narabivuze. Kuba afite Range Rover muri Canada hakaba niyo mu Rwanda yasohotse mu kinyamakuru Igihe, tujuru yasubiyeho kuvugiraho. Ntabwo yigeze abwira umunyamakuru ngo amubwire ko hari Range Rover muri Canada n'iyi Kigali yasohotse mu binyamakuru. Ngewe natanze urugero kuri Range Rover yabigura 500, sinshaka kumenya ko Range Rover igura ko ntari ndagura, nta nubwo ndabaza igiciro cyayo ko simbiteganya. Ariko yagura 1,000,000, yagura 100, I don't care. Nge narabazaga ngo nk'umushumba hari ikindi kintu cyanangaje muri kira kiganiro yakoze. Yagiye mu rugo yambara umwenda abatambyi bambara nk'uko yiyita, aza kuri televiziyo kuvuga ko ntashobora kubona ubugingo. Amushuwa ko ubugingo buhoraho niba Imana ibuti izabutanga nk'uko byateguwe. Rugagi nta muntu ashobora kubuza kujyayo, cyane ko nawe ari mu nzira y'abasaba ubugingo, ntabwo ari mu babutanga. Icyo cyumvikana. Amen. Icya kabiri kuvuga ngo nabivuzeho nte, Rugagi nzamuvugaho n'uyu munsi ninsanga hari abantu harimo kwinika mu kiyaga avuga ngo yababatije, nzongera muvugeho mubaze ngo yabatizaga mu mazi afite umwanda cyangwa isuku, mbazara jibi ngo muri he hari umuntu urimo kwinika abantu mu biziba. Kuko umuntu kuba kubatiza kujya ku Mana ntabwo ari intama zijya kubagwa. Ubundi byagiye gupfa umunsi batwita intama, ku buryo abantu batubwira ngo nimuze. Umvisha ko subiza umunyamakuru w'igihe amubaza ngo kuki bavuga ngo bashyire ubukene bwabo hano, kuki atavuze ngo nimushyire ubutunzi bwanyu hano mu bubika hatagera ingese n'iki kugira ngo mutungishe uyu mukene maze Imana izabaho umugisha amafaranga akayikura. Bashyiragamo amafaranga. Uretse Scovi, wabonye video yose narayibonye ndayizi nubwo atari igihe wayikaze nayikozeho ko, ariko urabizi ko hari uwo yafashaga. Kuki yabanze mbere yo kumufasha, kuki yabanje kubeshya bazana ubufasha ko ari ubukene tuhashyira? Kuki atavuze ati nimushyire amafaranga dufashe uyu mukene, kuko gufasha umukene bitera umugisha kuba gutanga biruta guhabwa. Kuki atari yo terime yakoreshaga agakoresha ngo dushyire ku umva mbwire Rugagi bitewe n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Rugagi yavukiye muri Zaire, ntabwo azi Ikinyarwanda cya kindi gitari cyane. Mister, umugabo uri muri iki gihugu, umugore uri muri iki gihugu wakoze uyu munsi akaba atarabasha kubaka inzu acumbikiramo abana be, iyo batumye aho avuga ari kumvikana araza cyangwa guma mu rugo. Myaka 30 ntagira inzu yitwa ibonaniro ry'Imana, kuba atarabikoze urubanza, ariko kumukoraho comment nk'umuntu uri mu kibuga cyo kuvugwaho. Nzabivuga now up to umunsi ntazi kuvuga kwanjye kuzahagarara cyangwa nzafata icyemezo cyo kubihindura. Icyo ntazakora ngewe Scovi mu bigano byose nakoze, singe nshobora kuza ngo mvuge Chris
nzana umugore nzana abana nzana umuturanyi nzane mubyara we mvuga umuntu n'inshingano ze. Iyo ibyo bintu birenze ntabwo njya ku ruhande ngo njya kuzana ibindi, kuko ibyo ntabwo ari uretse no kuba umunyamakuru ntabwo ari ubunyamwuga. Rero nyakubahwa Rugagi, ubwami bw'Imana si wowe ubutanga, iki gihugu ntirimo atari we wakimpaye, kuri iyi si ntinya ibintu bitatu. Ikindi icya gatatu ntinya cyo sinzi naho kiba, ariyo Mana ntinya umubyeyi n'igihugu. Nibyo bintu bidasimbuka kuri jye, ntibisimbura. N'ubundi mu Bwongereza niyo nafata icyemezo cyo kuguma aha mu Bwongereza, naba nsa na yambwa yabwaguriwe mu kiraro, ariko simba inyana. Navukira mu Bwongereza nkabyara, sinzaba umwongereza uko byagenda. Ndi Scovia mwene runaka mu Rwagasabo uko byagenda. Ibindi rero byose byumbwira abantu bambye bati ibya bindi byo mwavugaga ngo hari nk'umugabo watangiye hano numva wahahamutse ngo bashobora ngo urumva ngo imyuka mibi wa undi bavugaga ngo umuntu yamuvuzeho arapfa. Perezida ni wabwiye babana ngo batinya kujya mu gisirikare ngo batazapfa, ko nagongwa ni gare Nyabugogo mva guhaha na paritse V8 nambuka umuhanda mva mu Gasoko. Hanswe kuvuga ko rubanda rugowe n'uwaje gukora ibidakorwa. Kansoreze kuri iki niba hari ufite icyambaza mbaza. Mu gihugu 39% kiliziya yubatse amashuri n'amavuriro, 20 na kangahe byubatswe n'abaporoso, 20 na kangahe kandi gafitwe na ADPR abadivantiste. Gitwaza afite compassion nubwo atari ko yitwa sinzi uko bayiti yabo, abana b'imfu. Nyone nubwo afite ibyo yakora tukabigaya, ariko afite abagore b'abapfakazi ku misozi, baramutse bafunga urusengero rwa Minyone na Minyone bakamufunga. Hari abantu barara mu mazu barira ngo kwitangira ry'ishuri rigeze turajyahe Minyone adahari. Sibyo dufite abapasteri bashaka kuba bafite ibyo badakora bidakwiye. Yewe mbavuga mazina, ariko nibyo bakoze bikwiye nkayavuga mu mazina. Uwo niwe Scovia ubundi uza kubwira ko umuntu namuvugiye mu gikari mwibwisa kandi ntabimenye, uzamubwira turabeshya. Scovia si inzoga ngo nzaba nasinze, uwo sije undi buvuge mu muvuga izina irye ryose n'irya kikirisitu. Rero mu gihe Rugagi none usibye abaza kuvuga ibyo yabakoreye bibi sinshaka kubimenya. Ubu nta nubwo nshoje kuvuga kuri Rugagi, kuko Rugagi none aha mu gihugu nta nshingano afite izari zo zose, ni umuturage nk'abandi bose. Ntabwo nzongera kumuvugaho. Nakora igiterane amenye ko mikoro yanjye na kamera bigiye kwaka. Naba ari mu rugo atetse sinzanahaca ngo menye ko ari we, ariko igihe cyose afite icyo akora gituma rubanda rumuyoboka nzamuvuga, kandi nzavuga ibyo yakoze bibi n'ibyiza. Usibye ko ibyiza bya Rugagi ntabyo nzi. Ndi mu bantu bamaganye uretse na Rugagi n'abandi. Uyu munsi RGB nayo isinziriye na Minaroke. Ni gute kwa muganga twita abapagani iyo bagiye kuvura umuntu bashyiraho rido, n'uwamuherekeje bakawurwa bamubwira batisohoka keretse iyo habaye impamvu isaba. Ariko pasiteri yajya gukura abazimu muri Scovia agazana kamera gacana kanshyira ku gasozi. Ninde wabwiye ko abakristo batagira ibanga ry'abarwayi ba? Ko nabyo ari ubupagani mu bundi. Ko Yesu yakijije umuntu akamuga ngo kandi ntugire uwubwira ibi, ariko umugabo akanga akajya kubivuga ati ntiwangira neza ngo nceceke. None babatumaho za kamera. Yabwiye umunyamakuru w'igihe ngo igituma mu ruhango yakoraga ibitangaza ntibabimenye ngo twari tukira abakene, tugeze i Kigali tugura kamera, twabonye abagore baturufuzi watesheje agaciro ababyeyi bacu bakuru bacu. Dufite abakobwa hano utatinyuka gusaba kuko uzi ngo abazimu bajya bamutera, twamubonye kuri televiziyo yawe. Ibyo bintu ntabwo biri professional nubwo uvuga ko ari twe tutari. Ariko icyitwa ngo impamvu mvuganya ugira utya ngo ni ubugore cyo gihagarike, kuko intambara narwana ku bugore bwanjye ni impamo ya Mungu. Murakoze, ndashimye kandi turashimye kuba waganiriye byibuze twakiriye Bishop Rugagi aravuga. Ariko se ujya usoma Bibiliya gatoya byibuze gake mute? Ibyo ni pastor usubiza usibye ko nyizi narabatijwe ariko ibyo